abategereje iki? Kwesa agaruka bakamusanganira iby'ijisho bitabonye, ugutwi kutumvise. Ibyo byose Imana yabiteguriye abagenzi bate? Ariko ibirenze ibyo mu yandi magambo bigenze bite? Biradutegereje. Ibyo rero nibyo bitumye twitwa Abadivantiste. Yemwe bashyitsi muri aha ngaha, nibyo bitumye twitwa abategereje ko uwo munsi ugera. Amateraniro makuru rero akaba ari igihe cyacu cyo gusuzuma niba duhagaze neza mu urugendo rugana hehe? I Siyoni, muri ubwo bwami bw'Imana. Mureke rero tumara akanya twigana amagambo nahaye umutwe w'insanganyamatsiko uvuga ngo ibanga ry'urugendo kuri abo bose batanya bagana i Siyoni. Ibanga ry'urugendo kuri abo bose bari kwatanya, bari kugenda bagana hehe? I Siyoni. Mureke dusenga Imana. Data wa twese udukunda uri mu ijuru, ni wowe muremyi wacu n'umucunguzi w'ubugingo bwacu. Turacyahumeka kubera yuko udufashe mu kiganza cyawe, uduhaye andi mahirwe yo gutera amatungana gutya kubw'ijambo ryawe. Icyubahiro n'ishimwe n'ubutware bikomeze kuba ibyawe iteka ryose. Data, duteranye mu izina ryawe, reka ingabo z'ijuru zimanurwe no kugotera iteraniro, he kugira ngo mutahane ubusa, kuko wowe ubwawe ugiye kutubera umwigisha. Ari njye uvuga, ari n'ababwirwa, duca bugufi, ijambo ryawe rigira umwanya mu mitima yacu. Ngariye Nyagasani kugira ngo uturage ibyasezeranijwe, utwerekeje i Kanani. Kanani itari nka yindi yo mu isi, Kanani tuzanezererwa mu iteka ryose. Abatangiye urugendo rwawe twese uduhe kumenya agaciro karwo, uduhe kumenya amabwiriza yarwo, kugira ngo tutazatakara mu nzira nk'uko Abisirayeli batakaye mu butayu. Turagushimye kugira kutwigisha no kutugira abadive nyabo mu izina rya Yesu. Nk'uko nabivugaga rero, Abadivantiste n'abategereje twese turabira dukwiriye kugira ngo dusuzume neza. Bavandimwe, aho nubwo twatangiye urugendo turi benshi, aho tuzaba Yosuwa na Kalebu bazataha i Kanani. Icyo kiba dukwiriye kukibazaho uyu munsi, kuko Pawulo yanditse mu Rwambere rw'Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 11 ati, ibyo by'Abisirayeli byabereyeho kandi byandikiwe kugira ngo bitubere iki? Akabarore, tubyigireho. Uwiteka nawe avuga mu Kuva igice cya 19 umurongo wa 4 ati, abwira Abisirayeli ati, ariko mwabonye uko nabaramije amababa nk'ay'ikizu nkabizanira mbavanye muri Egiputa. Ijambo rikurikiraho ku murongo wa 5 riravuga ngo rero nimwemera mukanyumvira muzahinduka ishyanga ryera, muzambera amaronko, kandi muzaba abatambyi b'ubwami bw'Imana isumba byose. Umurimo wa mbere buri gihe cyose aba ari uw'Imana. Ndimo ndavuga ku Bisirayeli. Abisirayeli Imana yabasuye. Nimusoma mu Kuva igice cya 3, Imana yabwiye Mose aho yaragiye iti, ndareba abantu banjye n'imiruho barimo, ndashaka kumanurwa no kubatabara kugira ngo mbajyane mu gihugu gitemba amata n'ubuki. Nuko Imana imanurwa no kugira ngo ibarure, kandi Imana ibwira Mose iti, ugende ubwire Farawo ngo rekura abantu banjye bagende baje kunkorera mu butayu. Imana imanurwa mu maboko menshi cyane no gutabara ubwoko bwayo. Icyango cya mbere kirahita, icya kabiri kirahita, icya gatatu kirahita, icya kane kirahita, icya gatanu kirahita, icya gatandatu kirahita, icya karindwi kirahita, icya munane n'icya 9 n'icya 10 cyahitanye abana b'imfura n'uburiza bw'amatungo bwose, kugira ngo Imana ibohore ubwoko bwayo. Satani akunda ava ku izima. Umwami witwa Farawo uhabereye Satani akunda rekura Abisirayeli bagenda. Igihe kiragera nyuma y'uko Abisirayeli bakoze Pasika,
ku nkomane zose imiryango, bigatuma ntacyo babaye. Nuko rero isaha yo gukweta urukweto, yo gutangira urugendo yarigeze. Abana b'Imana barahaguruka.